ndakubwira ibintu nahabonye bigaragara yuko uyu musozi Imana iwukoreraho. Ngewe nzi umuntu w'umugabo wari ufite ideni rya miliyoni 12 ndetse uwazizanya zimusangishije ahangaha kandi batanaziranye. Nukuvuga ngo ibyo ni ibintu nzi, ni umuntu nzi byabayeho. Ubundi uyu musozi twicayeho witwa Cyabararika. Waje kwitwa Ndabirambiwe. Wiswe Ndabirambiwe rero n'abantu batangiye kuhasengera bwa mbere. Bakahaza bavuga ko hari ibyo barambiwe. Impuzamadini ahubwo yatangiriye mu butayu. Kera cyane. Kuko hano hantu haba hari abagatulika, abasilamu babarimo. Nge ndababona kubera ko rimwe na rimwe abasilamu babaje gusara hano se. Oya ntabwo basara. Baza bagasengana n'abarokore, bagasengana n'abagatulika, n'abadivantiste. No kwisabato babaha. Nabonye bamanza no kuzenguruka. Kuri kuzenguruka byo bishatse kuvuga iki? Kuri kuzenguruka ni umugenzo, navuga ngo ni nk'umugenzo abantu bo kuri uyu musozi bakora. Ariko nawe uri mu kwizera. Iyo burya ubona bazenguruka inshuro nyinshi, bazenguruka inshuro 7. Buri wese abari kuzenguruka inshuro 7. Izo nshuro 7 rero bazigereranya nk'uko Abisirayeli bageze ku murwa witwa Yeriko. Dutandukanya n'abanyamahanga cyane. Iyo uvuze abanyamahanga ubwo n'abantu bameze bate? Abanyamahanga ni abantu badasenga. Abantu badasenga. Burabara abandi bo mu kindi gihugu. Tubabara nko mu kindi gihugu tw'abanyamasengesho. Ubwo no kuvuga abanyamasengesho muri mu gihugu cyanyu. Rwose. Abo babayeho nabi kuko ari nk'abanyabyaha. Iyo umuntu aje hano akavuga ngo niho umuntu aruhukira ibyari bimuremereye, niho yazamutse umusozi nyine bimuremereye agera hano akabona igisubizo agataha ameze neza. Ibi ngibi twabihuza gute n'imvugo iriho mu bakristo ivuga ngo ku musaraba wa Yesu niho imitwaro nyine kuremereye isigara? None hano hari umusaraba muba mubihazanye mumuzanye kubisigaho, bimeze gute? Umuntu navuga ushobora kuba yaramamaje uyu musozi ni umudamu witwa Mukapasika. Mukapasika ni Nyirapasika. Mukapasika niwe waje ahanga hatekera ubugari. Ubwo buhamya abantu benshi barabwumvise. Hari n'abahaza ari kugira ngo barebe uwo musozi yatekeyeho ubugari. None se ubundi iyo ugeze hano bingana no kubatizwa, bingana no numva ngo uyu muntu agiye mu mazi akabatizwa abyaho bwa kabiri cyangwa se ibya mbere biba bishize agiye gutangira ibindi bishyashya. Ubundi hano birenze no kubatizwa. Kuko kubatizwa ubu ugiye kubyagwa bwa kabiri koko nibyo birumvikana. Nibwo ubutangiye kugera ikirenge mu cya Yesu. Ariko iyo uje hano uyu musozi nta muntu nari nabona mu minsi ngewe maze mpamenye nanahasengera. Nta muntu nari nabona wigeze aza kuri uyu musozi afite ikibazo gikomeye kandi ashaka Imana by'ukuri ngo atahe nta gisubizo abonye. Aha hantu nge mbona ahubwo abantu bashobora kuhakirizwa kurusha uko bakirizwa mu madini. Kubera iki? Hari umuntu wumva uyu musozi akumva ngo abantu bajya mu butayu ari nk'inzererezi cyangwa ari nk'umusinzi uri aho ngaho. Nawe akaba yahazamuka yahagera akahasanga nk'umuntu wavuye ku Gisenyi, kuko abanyagisenyi baraza, ab'i Kigali baraza, njya mbona abantu bavuye za Muhanga, n'aba-Uganda ndababona, n'abakongomani ndababona. Reka mbaye ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Nge nitwa Depiwa, kanizere ko mumeze neza aho muherereye hose, yaba ari hano mu Rwanda, abari hanze yarwo, abadiaspora muri rusange, abari ku migabane itandukanye y'isi, katwizere ko mumeze neza. Birashoboka ko kandi waba utameze neza, uri situation runaka itari nziza, reka nkubwire ngo gira kwihangana. Aho naniriwe cyangwa se aho ubona ucikiye intege, Imana niho yiteguye kugutabarira kugira ngo ibyawe bigende neza. Mboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire. Nizere ko Noheli yabagendekeye neza. Mbifurije kuzagira ubunani bwiza kuko niho turimo kwerekeza. Ubunani buduha gutangira umwaka utaha. Nkuko mubibona hano turi ku musozi bita, numvishe bambwira ngo ni umusozi bita Ndabirambiwe. Ni umusozi wanditse amateka, waramenyekanye cyane, uherereye mu karere ka Musanze. Niyo mpamvu natwe twakoze urugendo rutoroshye, tukafata ibinyabiziga tugazamuka umusozi rwose utoroshye, tuhageze icyuya cyabize kitoroshye cyane. Turageze tuhasanga abantu bari mu itsinda, bari mu masengesho. Reka dutangire
tubakira, batubwire impamvu bari hano, batubwire ibyiza bya hano cyangwa se icyo hano harusha ahandi hose. Reka dutangire n'uriya mupapa ufite mikorofone atangira atwibwira, hanyuma n'abandi bose bakurikiraho. Reka dutangire atwibwira. Murakoze cyane. Banje gushima Imana yuko yatwemereye kuba turi kuri uyu musozi. Imana ishimwe cyane. Amen. Amazina yanjye nitwa Dusabeyezu Jeremy. Ndi umunyamasengesho, ndi n'umuvugabutumwa. Uri umunyamasengesho, uri n'umuvugabutumwa. Abakurikirana Prophet Ezekiel TV ndakeka si ubwa mbere bakubonye. Ntabwo ari ubwa mbere. Nanjye ndatunguwe kuba nongeye kugusanga hano. Wa mugabo uri umunyamasengesho koko. Okay, wahereza n'undi nawe akatwibwira. Yego. Murakoze, nitwa Sandrine Umutoni wase. Banje gushimana ko yaneje intambwe nyine nkaba nageze kuri uyu musozi. Ntabwo biba byoroshe kuzamuka, ariko iyo ufite icyo ushaka nyine urawuzamuka. Amen. Urakoze cyane. Wahereza n'undi nawe akatwibwira. Haleluya. Amen. Murakoze cyane kunyakira. Nitwa Amahoro Germaine. Nkaba naje kuri uyu musozi wa NDABIRAMBIWE gusenga. Murabizi muri iki gihe abarubyiruko rungana guca kugira ngo ruze gusenga biragoranye. Bamwe bari mu kabare, abandi bari mu businzi, ariko twe twagerageje turavuga tuti katuze kureba Imana kikivuga. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Amen. Amen. Murakoze cyane. Murakoze kutwibwira. N'abadukurikiye nabo nizere ko muri kumwe natwe tugiye kubana hano igihe kinini, tugiye kumva byinshi, tugiye kumva uburyo batekereje kuza hano, niba basanzwe bahahora cyangwa se niba bimeze bite. Reka dutangire na Jeremy atubwira impamvu ubundi kuki uri hano. Niye impamvu uri hano? Urakoze cyane. Impamvu ndi hano ni nkuko wansanga ku isoko ukambaza ngo ni kuki ndi ku isoko. Ariko impamvu ndi hano ni impamvu yo gusenga, nta yindi. Impamvu yo gusenga. Naje gusenga. Kuki hano ndabona nta rusengero ruhari, ntaki. Kuki gahunda yo gusenga utayikorera ku rusengero kavuga ngo waje hano bimeze gute? Urakoze cyane. Nkuko tubizi abantu bizera Imana, hari ijambo tuvuga rivuga ngo Imana ibera hose icyarimwe. Ibera hose icyarimwe. Iri mu rugo ni nayo dusanga aha ngaha. Tuza hano kugira ngo twihererane n'Imana, si ukuvuga ngo niho Imana ituye, ahubwo aba ari ukugira ngo umuntu ave nko mu nduru cyangwa se mu rusaku ashaka ahantu hatuje asenga Imana. None se buriya gusengera mu rugo cyangwa se gusengera ahandi hantu ntago Imana yakumva uravuze ngo hari igihe ngo ubuhunze urusaku, ariko na hano nabonye hari abantu benshi bagiye batandukanye. Ubwo niyo mpamvu utasengera mu rugo cyangwa ngo urebe ahandi hantu ujya ngo ube wasengerayo kugira ngo tubivuze nk'abarokore. Hari indirimbo abarokore bajya baririmba ngo muze mwenyine twihererane mu nsanga ahantu hatari abantu. Rero iyo waje aha ngaha burya ntabwo tuba twaje cyane cyane kujya mu materaniro, aba ari ukugira ngo umuntu yiherere, wubwe yihererane n'Imana. Na Yesu niko yavuze, yaravuze ngo nusenga so uzamusenge wiherereye. Yego niko byanditse muri Matayo, ndumva ari igice cya 6. Ubwo rero hano tuba twaje kugira ngo umuntu abe afata umwanya wo gusa nkaho yiherereye, avugane n'Imana atari mu nduru, hari ibintu yabanje gusiga hasi. Urakoze cyane. Dufashe uhereze mikoro Germaine nawe tuganireho. Germaine, watubwiye ngo waje hano nawe gusenga muri rusange, siko bimeze? Nawe nkubajije ikibazo gifitanye isano n'icya Jeremy, sujya gusenga ku cyumweru cyangwa se ku isabato? Ku cyumweru. Ku cyumweru. Kuki utumva ko gusengera ku rusengero ari ibintu bihagije, ukemera ugafata icyemezo cyo kuvuga ngo uje hano ku musozi? Ni irihe banga ribyihishemo? Ni irihe? Tubwire. Hari ibanga rikomeye. Iyo ufite nk'ikibazo utagira n'akazi, iyo uje hano ugapfukama utaha akazi wakabonye. Iyo ushonje hano ukahaza utaha urabona ibyo kurya. Hari ibanga rikomeye dutandukanya n'abanyamahanga cyane.
iyo uvuze abanyamahanga ubwo ni abantu bameze bate? Abanyamahanga ni abantu badasenga. Abantu badasenga buriya bari abandi bo mu kindi gihugu? Tubabara nko mu kindi gihugu tw'abanyamasengesho. Ubwo no kuvuga abanyamasengesho muri mu gihugu cyanyu rwose. Abo baba babayeho nabi kuko ari nk'abanyabyaha. Abantu badasenga tubafata nk'abantu babayeho nabi. Ariko wowe ni ukuvuga ngo iyo ugeze hano ni isoko y'ibisubizo byawe ni heherere? Aha niho ndira, aha niho nambarira, aha niho mbonera amahoro. Okay, dufashe uhereze mikoro umuvandimwe uri ku ruhande nawe. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Ese ko ndi kubona ukonje bimeze bite? Wese nyine afashwa mu buryo bwe. Buri wese afashwa ukwe. Ndabibona biragaragara nkaho ufite ibintu nyine byari bikurambiye waje kurambirirwa hano neza. Birahari byinshi cyane. Ariko nizeye ko ndataha byasubijwe. Ariko uko bigaragara ntabwo urabona igisubizo. Uracyiteze cyane. None se wamenye ryari cyangwa se wahishuriwe ryari ko hano hantu umuntu ahageze nyine bahita ngo ni kuri Ndabirambiwe? Wamenye ryari ko iyo umuntu ageze hano asiga ibyari bimuremereye nyine agataha yera wenda? Wabimenye ryari? Hashize nk'igihe kingana iki uza kuri uyu musozi? Hashize igihe kinini numva ngo hano haba Imana, ariko nanjye umunsi umwe, ubu ni ubwa kabiri ngeze hano, nigeze mpaza, nayo mfite ibyifuzo bikomeye, ariko Imana yarabikoze mpita menya ko ari Imana. Imana yarabikoze irakwiyereka neza. Yego narayibonye pe. Ubwo umunsi wageze hano wese uyibona neza, uhita ufata umwanzuro w'uko uzajya uhora uza hano mu rwego rwo kuza gusiga ibikuremereye hano byawe. Yego. Urakoze cyane. Dufashe wongere usubize mikrofone Jerime. Nose Jerime, uri umunyamasengesho, uri umuntu usesengura cyane ku ijambo ry'Imana. None iyo umuntu aje hano, urugero nkawe nyine uza hano cyane. Yego. Iyo umuntu aje hano akavuga ngo niho umuntu aruhukira ibyari bimuremereye, niho yazamutse umusozi nyine bimuremereye agera hano akabona igisubizo agataha ameze neza, ibi ngibi twabihuza gute n'imvugo iriho mu bakristo ivuga ngo ku musaraba wa Yesu niho imitwaro nyine kuremereye isigara? None hano hari umusaraba muba mubihazanye mumuzanye kubisigaho, bimeze gute? Urakoze cyane. Uravuze ngo tubihuze n'ijambo ry'Imana. Yego, kuko nyine ni umujyi umwe. Yego. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu twamwizeye tutamureba, niko Petero yanditse. Ndetse Pawulo yandikira Abagalatiya aravuga ngo ntabwo mwigeze mwerekwa Yesu nk'ubambwe ku musaraba. Yego. Amaraso ya Yesu twayakiriye mu buryo bwo kwizera, n'umusaraba tuwakira mu buryo bwo kwizera. Niyo dusengera hano rero uwo musaraba tuba tuwusengera ariko mu buryo bwo kwizera. Nubwo ntawubona uhashinze, ariko urahari abantu baruhukiraho. None se? Yego. Bivuze ngo na hano hari umusaraba mu buryo bw'umwuka? Yego, urahari. Njemba numva ko iyo wagiye ku rusengero nyine biba bihagije, ugenda ugasenga ibikorwa nyine bikorerwa ku rusengero bijyanye no kuramya bigakorwa, nkumva ko nyine ari aho ngaho biba birangiye. Ntabwo bihagije. Ntabwo bihagije. Nje natunguwe cyane, nabonye abantu benshi batandukanye nyine ni nk'urusengero runini rugari rwose, haba hari abantu benshi. Nabonye bamanza no kuzenguruka. Kuriya kuzenguruka byo bishatse kuvuga iki? Kuriya kuzenguruka ni umugenzo, navuga ngo ni nk'umugenzo abantu bo kuri uyu musozi bakora, ariko nawe uri mu kwizera. Iyo burya ubona bazenguruka inshuro nyinshi, bazenguruka inshuro 7, buri wese aba ari kuzenguruka inshuro 7. Izo nshuro 7 rero bazigereranya nk'uko Abisirayeli bageze ku murwa witwa Yeriko ngo wari ufunze udanangiye, babona kurwana nawo bitari buze gushoboka. Imana irababwira ngo nibazenguruke 7, inkike za Yeriko ziraza kuriduka cyangwa se kurigita. Nuko nguko rero mu magambo bazenguruka Yeriko, ni Yeriko yo mu mwuka. None se ku kibaza kuzenguruka hano kuri summit cyangwa se ku gasongero k'uyu musozi, ku kibatazenguruka hasi ku ntangiro zabo? Wenda nuko hejuru ariho abazengurutse bwa mbere ariho bazengurukiraga, n'abandi nabo abariho bazenguruka, ariko
ndatekereza yuko n'uwabishaka yanazenguruka no hasi y'umusozi byose ni kimwe. Yego. None se ahantu handitse amateka ngiye narahamenye mpamenya cyane ku mbuga nkoranyambaga bahavuga cyane, ahantu hashobora kuba hari ibanga ryihariye hibitsemo ku bijyanye na Mwuka Wera. Ahantu niho honyine ahantu basubirizwa kuruta uko bajya mu rusengero. Ndagusubiza muri ubu buryo. Ngewe ubundi uyu musozi nawumenye muri 2016. Ariko mbere yuko nge nkumenya hari abandi bantu bahasengeraga. Ndakubwira ibintu nahabonye bigaragara yuko uyu musozi Imana iwukoreraho. Ngewe nzi umuntu w'umugabo wari ufite ideni rya miliyoni 12 ndetse uwazizanye azimusangishije ahangaha kandi batanaziranye. Nukuvuga ngo ibyo ni ibintu nzi, n'umuntu nzi byabayeho. Yaraje arasenga. Yego, asenga iminsi 3 ari kwinginga Imana ngo imwishyurize bagiye gutera cyamunara. Imana iramwishyurira, imuha ayo mafaranga bayamusangishije hano kuri uyu musozi. Ibyo ni ibintu bitubukuse. Ni byabaye nuko wenda uwo muntu atari ahangaha hafi. Ntabwo bari baziranye. We yarasenze agiye kubona umuntu atazi. Yego. Araje aravuga ati narinje kugufasha. Yego. Ikindi kintu nabonye kuri uyu musozi wenda naguha kinyemeza yuko abantu bahaje baharuhukira. Umunsi umwe nabivuze ko nge ndi umuvuga butumwa. Yego. Umunsi umwe narindi hano kuri uyu musozi turi gusenga nyoboye iteraniro. Ni mu mwaka wa 2021. Yego. Noneho mu iterano nari nyoboye hazamo umudamu bari wamaze gupanga ko ari buze kujya kwiyahura. Afite gahunda yo kujya kwiyahura. Ni umwadeperi usengera muri adeperi kumuhoza. Hano kumuhoza. Yego, simuvuze kubera wenda impamvu runaka. Ariko ndamuzi twaranaganiriye. Yaraje rero yicara mu iteraniro, abantu barabwiriza, abandi barahanura, abandi bararirimba. Dushoje iteraniro ni ubwe wanshyize ku ruhande arambwira ngo naje kuri uyu musozi ntari impazi, ariko ijambo mpumviye riranduhuye, atubusubiye mu rugo nari napanze kwiyahura. Asubira mu rugo, ndetse uhereye icyo gihe yasubiye mu rugo, ubu yarabyaye, afite umwana w'umukobwa arahetse. Urakoze cyane. Dufashe uhereze mikrofone Germaine. Karame. Uyu munsi witeguye gutahana ibisubizo? Cyanda byiteguye. Ubuse nk'ibibazo waje bikuremera ubu byanganaga iki? Nge naje nje gushima Imana ubundi. None se ubundi iyo ugeze hano bingana no kubatizwa, bingana no numva ngo uyu muntu agiye mu mazi akabatizwa abyaho bwa kabiri cyangwa se ibya mbere biba bishize agiye gutangira ibindi bishyashya. Ubundi hano birenze no kubatizwa. Kuko kubatizwa ubu ugiye kubyagwa bwa kabiri koko nibyo birumvikana. Nibwo ubutangiye kugera ikirenge mu ca Yesu. Ariko iyo uje hano biba bisanzwe no kwegeranya n'Imana. Mbese ni nko ufata telefone ugacomeka kugira ngo mbese wiyegeranye n'Imana. Ni nkuko ubwo hano rwose umuntu ashatse yaza rwose yamererwa neza, yakwakira agakiza. Icyo cyose wakibariza ahangaha. Yaba ubutunzi, yaba ibijyanye n'umwuka, byose ubwo ni ukuvuga ngo bibarizwa hano. Icyo usabwa ni ugukiranuka gusa, ubundi ukaza hano ukabona ibyo ushaka byose. Hano hantu ndahatura. Ni karibu rwose. Ndahatura nanjye niba ari uko bimeze nabi. Ni karibu kwa Yesu kuko hanze ni habi. Ngira ngo nk'igitangaza wenda cyakubayeho ukuye mu gusenga, cyakubayeho giturutse mu gusenga kubera amasengesho ukorera hano, ubwo ni nk'ikihe? Bitangaza ni byinshi navuga. Ahantu nahaboneye ibintu byinshi. Urugero rwa mbere nta kazi nari mfite, ariko izi saha wumva mfite akazi ndi gushima Imana. Byose biturutse hano? Byose nabikuye ahangaha. Amen. Ndabyibuka nari tariki 7 z'ukwezi kwa 6. Kigera ahangaha nta kazi nari ndi kurira, umutima uhagaze, merewe nabi cyane. Nari mu mashengesho y'iminsi 2. Ndapfukama. Gipfukama umugabo ntago muzi, ari kwigendera arambwira ati ye muko ikibazo wazanye hano Imana iragikemuye. Tisi bibazo mfite kari byinshi umugabo we nuko nta natike mfite iri bungeze mu kintu ijya senyisa. Ubundi bibazo kari byinshi ndamenya ari ibihe ngo Imana iguhaye akazi. Nditahira ncuru ku musozi nkigera harahasi. Mbona message ngo uze mu kazi. Ubwo turagenda dutangira ikoso bakazi harimo ndashima Imana. Ibyo byose ni byiza nkeshanga.
ahantu ni ku marembo y'ibisubizo we. Ubwo ni ukuvuga ngo uraza urambiwe, ibyo urambiwe ukabisiga aho ngaho, ubwo ubisiga ugatora ibishasha ukagenda umutima utuje. Wambaye usabona ibyo kwambara. Ubwo muba mwaje nyine kuvunjisha hano. Uzana ibyo urambiwe ugatwara ibishyashya byiza. Ariko icyo usabwa ni ugukiranuka. Ngira ngo dutangira wavuze ati ni iby'agaciro kuba nkawe nk'urubyiruko watekereje kuza hano. Nagiye mbona hari n'abandi batandukanye nyine b'urubyiruko bahari, ati ni ibintu by'agaciro, uti hari igihe baba bari mu mayoga, mu zindi ngeso zitari nziza. Numva nyine hari amakuru usanzwe uzi wenda ku rubyiruko. Ese urubyiruko rw'iki gihe ntago rusenga ko wavuze gutya? Urubyiruko buno rurasenga, ariko ni umwe ku ijana, mbese 90 ku ijana ntago basenga. Kuki badasenga se buriya? Biterwa n'iki? Kandi insengero zirahari, ngira ngo ntago ushobora kugenda ngo urenge kilometero utarahura n'urusengero. Insengero zirahari nibyo, ariko na Satani yarahagurutse ahagurukira mu rubyiruko. Ni ukuvuga urubyiruko nibo yaje kugira abakozi be. Yego n'abandi abagezemo, ariko yageze ku rubyiruko ho arahatinda. Asya atanzitse. Yego pe. Wagira ngo urubyiruko sinzi ico bapfa. Ni ukuvuga ngo ni nk'iyihe nama se ubwo wagira urubyiruko? Urubyiruko inama narugiye. Baze hano ku musozi. Ari abaje hano ku musozi, ari abari kutwumva. Izi saa inama nabagira, nababwira ngo bave mu bidatunganye, baze hano ku musozi wa Ndabirambiwe. Imana itugirire neza kuko natwe niho twatabariwe. Dufashe wongere uhereze mikrofone umuvandimwe ku ruhande. Ndacyakugarukaho cyane, uratuje cyane kabisa. Sinzi wagira ngo nta cyizere ufite cy'ukuri utahana ibisubizo. Icyizere ndagifite cyinshi cyane. Icyizere kirahari, iyo wahageze mpaka urabicyura. Ngira ngo nawe ugera hano uremerewe, hari ibyo urambiwe. Ukavuga uti ngiye kuvunjisha cyangwa se ngiye gufata ibyo ndambiwe ngiye kubisiga hariya, hanyuma mfata ibishyashya. Yego. Ubwo iyo kugira ngo ubone kubihawe, ubundi wiyumva ute iyo wumvishe nyine ibyo waruzanye ubisize aho ngaho ukumva wakiriye ibishyashya? Ubundi muri wowe wiyumva ute kugira ngo ubonereho, ubone ubutaha, kugira ngo wumve ko nyine hari ibyo wakiriye bishyashya bya bindi wazanye ubisize aho ngaho? Ni gute wiyumva? Nkuko nyine uri kuvangura kubona sinzi ukuntu umeze. Ura tugiye nko gutaha wahita ubibona. Wabona ko nishimye cyane nyine kuko ari ijambo mba numvise. Hari ijambo uba wumvishe cyangwa n'abandi baba bari kubwiye cyangwa se riza mu bundi buryo, ntabwo ari bose. Abantu ba hano ubwo ntabwo berekwa? Hari aberekwa nyine, ntabwo ari bose. Okay, ni byiza cyane. Dufashe usubize mikrofone Jerime. Hano hantu nakomeje kubivuga, hari abantu benshi baba bahari batandukanye. Ndakeka ese aba bantu ba hano ni idini, ni itorero rimwe baba baje guteranira hano, ni impuzamatorero, biba bimeze gute? Cyangwa mwese musengera ahantu hamwe mukavuga muti hariya ku musozi tuhagira hacu? Cyangwa se buri torero ravuga ati reka twitoranye tugende tujye mu masengesho ari ku musozi? Tubwire bimeze gute? Urakoze cyane. Wenda ndabivugaho muri ubu buryo nk'umuntu ukunda gukurikirana n'amakuru y'iyobokamana. Yego. Maze iminsi numva ku bitangazamakuru kuri za YouTube bari kuvuga yuko muri iki gihe hagiye kwaduka ikintu cyitwa impuzamadini. Nge rero navuga yuko impuzamadini ahubwo yatangiriye mu butayu. Kera cyane. Kuko hano hantu haba hari abagatulika, abasilamu baba barimo. Nge ndababona kubera ko rimwe na rimwe abasilamu baba baje gusara hano se? Oya, ntabwo basara. Baza bagasengana n'abarokore, bagasengana n'abagatulika, n'abadivantiste. No kwisabato baba bahari. Ubu abo uri kubona nabangaba bakeye uri kubona, uri kubita benshi ariko ni bake. Ubu wasanga no hirya hari abandi barimo. Ahangaha haba harimo abantu benshi, kandi nk'uko bireba n'ubu ngubu ni benshi. Ni benshi
kandi bo mu matorero mu madini atandukanye baba baje ahangaha bitewe. ubwo ni ukuvuga ngo buri dini cyangwa buri torero ryose riba rifite abantu hano, uhageze wese wasanga umuntu uturutse mu idini cyangwa mu itorero runaka wese wamusanga hano. Wenda uze gukora nk'akantu kigerageza gatoya, ubaze nk'abantu 5, ubaze ati wowe usengerahe. Hari urasanga ari umugaturika, undi usanga ari umwadeperi, undi ari umudive cyangwa umusilamu. Abo bantu bose baba ari ahangaha. Wenda ikindi navuga ku kibazo wari wabajije, wari wavuze ngo mbese abaje hano babaje gukizwa cyangwa haza bakijijwe. Aha hantu nge mbona ahubwo abantu bashobora kuhakirizwa kurusha uko bakirizwa mu madini. Kubera iki? Hari umuntu wumva uyu musozi akumva ngo abantu bajya mu butayu ari nk'inzererezi cyangwa ari nk'umusinzi uri aho ngaho, nawe akaba yahazamuka yahagera akahasanga nk'umuntu wavuye ku Gisenyi, kuko abanyagisenyi baraza, ab'i Kigali baraza, njya mbona abantu bavuye za Muhanga n'aba Uganda ndababona, n'abakongomani ndababona. Ubwo rero umuntu akaba yaza wenda agahura n'umuntu uturutse Muhanga uri kuvuga ijambo ry'Imana mu kuri, wa wundi warinze waje nk'uri kuzerera ku musozi akumva ijambo ry'Imana rizima, akaba yataha yagize ikindi kintu yakira muri we yahindutse kandi yari inzererezi. Rero nge mbona abantu bahakirizwa. Uravuze ngo abantu baturutse ku Gisenyi, baturutse na Uganda. Ese njyewe nshaka kugira ngo tujye mu mizi, ubundi kugira ngo tujye mu nkomoko, sinzi niba wenda uyizi neza, kugira ngo aha hantu batangire kuhasengera, ubundi ibi bintu byaba bimaze nk'igihe kingana iki? Amakuru mfite wenda ntabwo mbizi neza kuko ntabwo natangiranye n'abahatangiye, ariko ubundi uyu musozi twicayeho witwa Cyabararika. Waje kwitwa Ndabirambiwe? Wiswe Ndabirambiwe rero n'abantu batangiye kuhasengera bwa mbere, bakahaza bavuga ko hari ibyo barambiwe. Amakuru mfite nuko uyu musozi ushobora kuba umaze imyaka igera muri 15 usengerwaho. Ngewe nawe umenye muri 2016. Ubwo se nk'umuntu wabonye igitangaza cya mbere bigatuma n'abantu bose bibankuraje kugira ngo baze kuri uyu musozi, ubwo igitangaza cya mbere yahuye nacyo cyaba kimeze gute? Umuntu navuga ushobora kuba yaramamaje uyu musozi ni umudamu witwa Mukapasika ni Nyirapasika. Mukapasika niwe waje ahangaha ngahatekera ubugari. Ubwo buhamya abantu benshi barabwumvise, hari n'abahaza ari kugira ngo barebe uwo musozi yatekeyeho ubugari. Ubwo wabaye nk'umusozi w'amasengesho kandi abantu baranawusura cyane. Yego barawusura, kandi natwe twese hari ibintu tugenda tuhabonera bidasanzwe bitwemeza yuko byanze bikunze. Hanyuma ubwo bugara abutetse, ubwo bugari ngo yaratetse ngo maze ngo abwira Imana ngo nizirye ubugari. Niko mbyumva, ntabwo nta nubwo ndanamubonaho, nuko byumva uko nguko. Ngo hanyuma Imana yohereza umuntu arya bwa bugari, arangije amuzanira igisubizo cy'ibyo yari yasabye Imana. Rero ababyumvise, iyo bumvise ikintu nk'icyo cyabaye, bamwe bagira amatsiko yo kuza kureba aho hantu Imana yakoreye igitangaza, abandi bakahaza bari kugira ngo babone igihuye n'icyo uwo nguwo yabonye, kandi bajya babibona. Nkomeje kukubaza, aha hantu hari abantu benshi pe, hari abantu benshi cyane. None baba bifitemo umuyobozi, bafite nk'umuyobozi ukurikiye ino karitsiye cyangwa se kano gace nyine ino zone y'amasengesho. Buri wese aba ari umuyobozi ku giti cye cyangwa se aba ari amatsinda agenda akaza akiyobora hano, bimeze gute? Hari abaza ari amatsinda, ari gurupe z'amasengesho. Urabona mu midugudu hirya no hino haba harimo ibyumba by'amasengesho cyangwa insengero. Ugasanga wenda nk'icyumba cy'amasengesho gisengera ku rusengero runaka, bapanze gahunda bati tuzajya gusengera mu butayu kuri Ndabirambiwe. Ubwo rero hari igihe bahagera bo ubwabo bafitemo umuyobozi, ariko bakahasanga abandi baje umwe badafite abayobozi. Icyo gihe rero babandi baje umwe bagasanga ya gurupe yaje ifite gahunda, ya gurupe ikabayobora mu buryo bwo gusenga bagafatanya. Ubwo ni ukuvuga ngo nta muyobozi bavuga ngo ni umuyobozi w'aka gace, buri wese iyo bahageze aba afite uburenganzira bwo kuba yayobora abantu, hanyuma bagakora iteraniro bagataha. Afite umwuka wo kuyobora yabikora, ariko utari mu mwuka wabyo wanahakubitirwa. Kuko ntabwo ari umuntu wese upfa kuyobora amasengesho. Bigira uko bikorwa.
iyo ari uwabihawe n'Imana arabikora. Ushobora guturuka i Kigali ukaza ukayobora abantu bitewe wenda nuko Imana, hari abantu Imana igituma ku musozi gutyo umuntu akahaguruka akagenda ari ubutumwa ajyanye mu butayu. Rero Imana yabuguhaye waza ukabutanga, waba utabufite ukicara ababufite bakabutanga. Yego. Ni ukuvuga ngo aha hantu nabonye ni ku musozi hejuru ku gasongero, ariko abantu barahahora. Iyo bahahora nabonye kugira ngo ubone inzu hafi, inzu ziri kure. Nk'ubu imvura yiguye bigenda bite? Imvura yiguye ubundi abanyamasengesho ukuntu bateye, hari abanyamasengesho batajya bugama imvura iguye. Akumva yuko niba imvura ije itaramubuza gusenga agakomeza agasenga akanyagirwa. Hari n'utinya imvura rero akiruka, nubwo wenda ubona ingo zisa nkaho zitaruye, ariko bacunga imvura iri kuza bagapima aho igeze bakanyaruka, imvura ikaba yabageraho nabo bageze ahantu babasha kugama. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ari umuntu nyine w'umunyantege nke imvura iramukubita, iragukubita rwose. Ni nakubuta aba ari inzira y'ubutayu. Yego. Aha. Ndumva ngiza amwe mu makuru menyaho kuri uyu musozi, ntago nzongera kwibazaho byinshi cyane, ahubwo ubwo ni iki mwabwira abantu se bafite ibibaremereye nabo bagana uyu musozi bimeze icyo navugana umusozi nibyo twatangiye turi kuvuga, Imana ibera hose icyarimwe. Hari abashobora kuza mu musozi gutya bagasenga Imana kandi bagahamanya nayo, kandi hano mu musozi habamo abavangiwe nk'uko no mu madini barimo. Rero umuntu imbere na mbere agomba kuba afite intego mu mutima y'icyo ashaka, yaza ku musozi agasenga Imana afite ikintu agambiriye. Icyo navuga kuri uyu musozi rero turi gusoza, uyu musozi nta muntu nari nabona mu minsi ngewe maze mpamenye nanahasengera, nta muntu nari nabona wigeze aza kuri uyu musozi afite ikibazo gikomeye kandi ashaka Imana by'ukuri ngo atahe nta gisubizo abonye. Nzi imisozi myinshi abantu basengeraho, n'ubuvumo ndabuzi basengeramo, n'ibyumba by'amasengesho, ariko nta muntu nari nabona wahagurutse iwe mu rugo haba kure cyangwa hafi aje gusenga kuri uyu musozi witwa Ndabirambiwe. Wumva bavuga za Kanyarira, bakavuga na za Kizabonwa n'ibiki byose. Nta muntu ngewe nigeze mbona wavuye iwe afite umutima muzima atifitemo abadayimoni ngo aze gusengera ahangaha atahabonye igisubizo kizima. Aha, ngewe wenda abandi turi kumwe barihangana. Numvisha rero ushobora kuba ufite amakuru cyane. Ubundi ubusanzwe tuzi ko urugero nk'ahantu habereye nk'igitangaza cyabaye kimenywa na bose, akenshi iyo twumvishe ngo nk'amabonekerwa ya Kibeho, ibyo ni ibintu bizwi, ni igitangaza abantu babonye nyine abantu cyashituye n'isi yose nyine bakaza kureba aho byabereye, ndetse nabo kigaragarije nabo bahari babihamya. Kuki aba hano ho nyine uri kumva aho Ikibeho bahashyize na bimwe mu bishushanyo ndangamurage bw'ibyabaye. Kuki hano nta gishushanyo mbonera nakita nk'igisitati cy'icyo gitangaza? Kuki cyo nta gihari? Kuki ntacyo bashyize cy'ubwo bugari bakoze hanyuma wenda Imana kuki nta bugari buhari? Ndagusubiza muri ubu buryo. Ibintu bikorerwa hano bikorwa mu buryo bwa kirokore. N'imyizerere y'abasenga hano kuri uyu musozi ni imyizerere ya kirokore. Naho ibyo ngibyo uvuze ni imyizerere katolike. Rero uzabaze no muri ADPR nta hantu, kandi muri ADPR cyangwa mu yandi matorero y'umwuka habayemo ibitangaza byinshi bikomeye, ariko nta hantu bigeze bubaka stati ngo bavuge ngo iki ni ikimenyetso cy'uko habereye igitangaza. Tuza abahanuzi basengaga muri ADPR bagahagarika imvura, tuza basengeraga ibintu runaka bikaba mu buryo bugaragara, ariko nta stati bubatse aho ibyo bitangaza byabereye. Ni nayo mpamvu nkeka yuko na hano nta stati ihari. Kandi ikindi avuga, uyu musozi tuwusengeraho gutya abantu bawuzaho, ariko ubundi ubuyobozi ntabwo bwemera ko abantu basengera mu musozi gutya. Kubera icyo abayobozi batabyemera? Ntabwo babyemera kubera ikibazo cy'umutekano. Rimwe na rimwe hari gihazamo n'abajura.
hari abatagenzwa na kamwe yo no mu rusengero ariko ibisambo bibamo ntabwo ari hano mu butayu biri gusa na hano hari igihe umuntu aza bakamucapuza telefone bakayijyana ubwo no kuvuga biba birekereje ahantu abantu benshi bateraniye mbese birahajya rero kugira ngo abayobozi babe barinda umutekano bagira inama abantu yo gusengera mu nsengero cyane cyane ndetse n'uwo nguwo ugiye mu musozi akaba yagenda ariko atagiye kuraramo cyangwa kwirirwamo ngo atindemo agapfukama agahita ataha yego okay murakoze cyane tugana ku musozo nari mbafatiranyije kugira ngo ubundi ni nk'aho aribwo mwari mugitangira amasengesho yanyu ndabafatiranya ariko reka tube twagana ku musozo mbareke mukomeze amasengesho hereza mikrofone uwo muvandimwe wo ku ruhande agira ijambo rimwe yatubwira rwose ry'icyo yiteze gucyura uyu munsi uri kumva witeze nko gucyura iki nazanye ibyifuzo byinshi ariko byinshi muri byo wizeye ko biri bukemuke biri bukemuke Imana irakuvungira ibyo urambiwe ku ruhande hanyuma iguha ibishyashya ndabyizeye cyane niki niyihe nama wagira nabonye ukiri mutoya uru rubyiruko ni iyihe nama wagira urubyiruko abantu bakiri batoya nyine bafite ibintu bibaremereye hari igihe urubyiruko nyine nubwo aba ari amaraso akiri matoya hari igihe nabo bafite ibintu bibaremereye ni iyihe nama wabagira inama nabagira ni uko batera intambwe bakegera Imana kuko iyo wegeye Imana nayo irakwegera ntago izagusanga iyo ngiyo uri ahubwo tera intambwe uyisange imwe nayo izatera 99 igusanga niyo mpamvu nababwira kuzamuka uyu musozi wa Ndabirambiwe nibahagera bazabona Imana kuko nanjye hari byinshi nahaboneye urakoze cyane reka nkwifurize umugisha nkwifurize kuza guhura nabyo Imana ize kuguha umugisha hereza mikrofone Jerimene nawe atubwire ndabona wakanyamuneza ni kose rwose menya yumvishe bimwe byatangiye gukemuka hari muri we uri kwiyumva ute weho uri kumva uraza gutaha umeze uti cyane ndumva ntuje nishimye cyane ubundi iyo ngeze hano ni ukuvuga ngo ntaravuga mbese n'ibyifuzo nazanye niba byabaye ndatanga ahita mbibona kuhagera byonyine nibyo bingora iyo nahageze numva byose byakemutse hano ni heza none so ubwo bivuze ngo umuntu wese ufite ibimuremereye yaza hano agacyura ibisubizo oya icyo usabwa no gukiranuka gusa gukiranuka ni nka gute ushobora kuvuga gukiranuka abantu ntibabyumve neza waba ukiranutse gute gukiranuka mvuga ni ukwihana Imana ikaza mu mutima wawe ugasanga nta kizinga kirimo kazi kakwegera ikakurebera ibyifuzo ikabisubiza naho utihanye nta kintu wacura wataho ko waje bahoze bavuga ngo hano haza n'ibisambo nyine biba byaje gusahura abantu ngira ngo nabyo byaje mu masengesho cyangwa biba byaje mu kazi kabyo nta masengesho haba n'igihe bitashe nta muntu byibye bigataha uko byaje kuko bidakiranutse nyine ariko bacyura byibura bataha bahindutse birashoboka ko bashobora gutaha bahindutse hariho n'abataha uko baje bakaba bakubise mu gifumo ariko icyo hagera uyu musozi ucyagera pe niyo waba utihanye nawe uratitira kumva ubwiza bw'Imana bukujeho ukihana pe reka dusoze tugana ku musozo mbwira abadukurikiye mwese hano turi ku musozi witwa Ndabirambiwe twari kumwe na Jerimene turi kumwe na Jerime ubwo uri kumva n'abantu bose ase kuki mwese ni Jeremy turi kumwe n'uyu muvandimwe hajya weho ni Sandrine reka tubashimire Imana ibaha umugisha tugana ku musozo reka bongere badufashe mu isengesho ni byiza ko iyo twatangije isengesho twongera tugasoza n'isengesho reka bongere badushyire imbere y'Imana hanyuma tubareke bajye mu materaniro natwe dukurikirane ibibera hano utarasenga wenda hari akanoro Germaine yego kerekeranye n'ibisambo nagira ngo nkavugeho njye ku bintu niboneye umunsi umwe n'ubundi twe turi hano ku musozi turi gusenga hazamo abahungu babiri b'ibisambo ndetse ngo banywa n'urumogi noneho bajya mu iteraniro ariko niba mbyibuka neza hari umubyeyi
wari wavuye ku Gisenyi, ni gurupe yari yavuye ku Gisenyi, arabafata amenya ko ari ibisambo biri mu iteraniro, arabafata arabihanisha, arabapfukamisha, batura ahantu bibye hose n'ukuntu basambanaga n'itabi banywa byose bashyira hasi, arabasengera. Muri iyi minsi njya mbona noneho bari gusenga mu buryo busanzwe, ku buryo ubona hari impinduka yababayeho. Ubwo ni ukuvuga ngo hano n'abahanuzi berekwa abantu baba hari benshi b'ingeri zose. Yego, nanjye ubwanjye hari abandi bantu bahansanze ari abasinzi, baza banasinze, bari abagabo 3 basinze, badusanga mu iteraniro, turabasengera. Ubu ngubu ni abanyamasengesho, ni abanyamasengesho rwose, kandi baje banyoye inzoga bari no kuziruka. Bazamuka umusozi ngo tujye kureba abantu bo mu misozi, turabasengera, mbona barahindutse. Rero hari ibintu byinshi bihabera. Ndumva ahantu rwose hafasha abantu benshi guhinduka. Birashoboka nta hantu umuntu atahindukira, kuko ngo n'igisambo ku musaraba cyarahindutse, kimwe kirinangira ariko ikindi kirahinduka. Reka nkubwire ngo rero nawe udukurikiye, birashoboka ko wenda utabasha kugera hano kuri uyu musozi, ariko ubwo kwizera nibyo bya mbere, kwitwararika cyangwa se gukiranuka ku Mana nibyo byiza. Twari turi kugana ku musozo, reka mudufashe mu isengesho, hanyuma dusoze dukurikirane ibindi biri kubera hano kuri uyu musozi. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, tugushimiye yuko ukomeje kuduha ubuzima, kandi tugushimiye yuko twatangiye uyu mwaka ukaba uduhaye kugeza ku iherezo ry'umwaka, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye rero abantu bazareba iki kiganiro n'abazumva ibyo twavuze bizabagirira umumaro. Ntabwo twabivuze ku bwacu no kwihesha icyubahiro cyangwa gushyeshyenga, ahubwo tubivuze kugira ngo izina rye ryamamare mu isi yose. Imbaraga zawe niziganze impande zose rero, kandi tugushimiye n'uyu munyamakuru wazanye aha ngaha, imbaraga ze zikomeze kumukoresha, umushyigikire mu bintu byose. Uwiteka Imana ishobora byose, kandi data twese uradusengeye abarwayi bari hirya no hino mu gihugu, ugenda ukiza indwara, wirukana abadayimoni, utanga agakiza abari mu makabari bakure mu makabari, ingo ziri gusenyuka wongere kuzubaka, abari gusubira inyuma basubizemo imbaraga, urengera abahanuzi bawe, urengera abavugabutumwa, urengera abashumba, mu izina rya Yesu Kristo ukomeze umurimo wawe, kuko uri Imana iteye ubwoba. Amen. Ngaho komeza kubana natwe rero, utugirire neza, tukuragije uriya mwaka uri imbere tugiye gutangira, uzatubera umwaka w'umunezero n'amashimwe, kandi tuzabonemo byinshi bivuye mu kuboko kwawe. Ni mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera tubisabye twizeye. Amen. Reka mbashimire mwese mwari mudukurikiye. Mbere na mbere reka nshimire Jerime, Imana iguhe umugisha, urakoze cyane ku kiganiro uduhaye. Murakoze namwe. Jerime, nawe turagushimiye, Imana iguhe umugisha. murakoze cyane tuwusangire. Nawe Sandrine turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Namwe mwari mudukurikiye mwese, reka mbashimire, Imana ibahe umugisha. Reka twizere ko ibintu byagenze neza, abatumirwa bacu Imana ibahe umugisha. Mbifurije umwaka mushya muhire. Murakoze. Namwe mwese mwari mudukurikiye, umwaka mushya muhire. Reka dusubire mu biganiro bindi bitaha. Njye na NDABIRAMBIWE, ibindi Imana iduhana umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka.